tubaye ikaze. Abenshi muri iyi si cyane cyane muri Afurika tuzi amakara icyo ari cyo, kuko adufatiye runini kuko tuyakoresha nk'igicanwa. Ariko si ibyo gusa amakara ashobora gukora, amakara iyo afashwe agatunganywa aduhindukira ikintu cy'ingenzi. Ayo makara ntabwo aba akiri amakara asanzwe, ahubwo aba yabaye activated charcoal. Iyo activated charcoal dushobora kuyikoresha dusukura amenyo yacu, akadufasha gukura imyanda n'uburozi mu mubiri yacu, ndetse akaba yanadufasha kugabanya ikibazo cya hangover ku babasha kuba bafata agatama ndetse n'ibindi. Uyu munsi twabateguriye byinshi ku bijyanye n'amakara, uburyo yakoreshwa ndetse n'akamaro yagirira ababyeyi batwite. Ni mu kanya. Amakara hari uburyo bwinshi ushobora kuyakoreshamo, ariko niba wifuza kuba wanywa, wafata ikiyiko kimwe cy'amakara ukagishyira mu mazi y'akazuyazi angana n'igikombe kimwe, hanyuma ukanywa, ubuzima bwawe bugahinduka. Nk'uko twabivuze haruguru, amakara afite akamaro kanini cyane ku babyeyi batwite. Icya mbere, amakara afasha umubyeyi utwite kumurinda ikibazo cya cholesterosis. Cholesterosis ni ikibazo umubyeyi agira mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita. Icyo kibazo gitangirira mu mpyiko, kigatuma umubyeyi yishimagura mu biganza ndetse no mu birenge, bikaba byanakwira umubiri wose, bityo bikamubuza ubwisanzure, akumva atamerewe neza. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye neza ko hatari hamenyekana icyaba gitera ino ndwara ya cholesterosis, ariko bavuga ko cholesterosis ishobora kuba iterwa n'imisemburo yiyongera cyane cyane igihe umugore atwite. Ikindi bavuga, ishobora kuba nanone yaterwa n'uruhererekane rwo mu miryango. Umubyeyi urwaye cholesterosis ashobora kuba afite ibimenyetso bikurikira: uruhu rwe ruba nk'umuhondo, hanyuma amaso ye akererana cyane. Ikindi cya kabiri, akabura apeti, akumva adashaka kurya. Icya gatatu nanone, akaba yaruka bya hato na hato. Umubyeyi ufite iyi cholesterosis ashobora kuba yahura n'ingaruka nyinshi mbi zitandukanye, haba kuri we ubwe ndetse no ku mwana atwite. Ashobora kuba yagira ikibazo cy'ibura rya vitamine K mu mubiri, ndetse akagira n'ikibazo ku mwana atwite. Naho umwana ashobora kuba yavuka atagejeje igihe, yanavuka nabwo akavukana ibibazo by'ubuhumekero. Ikindi kandi, hashobora no kubaho ibyago umwana akaba yapfa ataravuka. Niba uri umubyeyi ukaba wumva ufite bimwe mu bimenyetso twavuze haruguru, twakugira inama yo gukoresha aya makara kuko yagufasha kugabanya icyo kibazo. Byakwanga kandi nabwo ukaba wahamagara muganga akaguha ubundi bufasha. Mu byo turya bya buri munsi, ni kenshi turya ndetse tukananywa uburozi, twaba tubizi ndetse tutanabizi. Niba ukeka ko rero waba wafashe ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa utizeye, wakoresha amakara, kuko aya makara afasha kuba yayungurura ibyo wanyweye ndetse n'ibyo wariye, agakuramo uburozi. Niba uri umubyeyi, aya makara yagufasha. Ikindi aya makara yabasha gufasha umudamu utwite ni ukugabanya ibinure byinshi mu mubiri. Cholesterol ni nziza mu mubiri w'umubyeyi utwite kubera ko ifasha mu ikura ry'umwana, ariko iyo izo cholesterol zinshi bitera ikibazo umubyeyi ndetse bikanatera n'ikibazo umwana atwite.
Mu busanzwe umuntu uri normali agomba kugira miligarama 120 hagati ya miligarama 120 n'190 za cholesterol. Ku mubyeyi utwite izo miligarama ziratumbagira zikaba zagera kuri miligarama 200. Ariko niba uri umubyeyi utwite ukaba cholesterol yawe yarazamutse ikarenga 240, ibyo bigaragaza ko ufite ikibazo. Kimwe mu bintu rero byagufasha gukemura icyo kibazo ni ukunywa ano makara, activated charcoal. Ikindi twavuga amakara amarira umubyeyi utwite ni ukugabanya gaze yo mu mara. Usibye n'umubyeyi utwite, natwe twese hari igihe turya cyangwa tukanywa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bikaba byatuma tugira gaze mu gifu, ari byo twita abenshi gutumba. Niba rero uri umubyeyi utwite ukaba ufite iki kibazo cyangwa se ukunda kugira iki kibazo, amakara yabigufashamo. Akandi kamaro amakara iyi activated charcoal igirira umugore utwite ni uko imufasha mu kurwanya constipation igihe yafashe ku rugero rwiza. Constipation ni ikibazo tugira igihe twagize guhindagurika kw'ibyo turya ndetse n'ahantu turi. Ubushakashatsi bwakozwe bwavuze ko iki kibazo gishobora guterwa nanone no kutanywa amazi ahagije. Ikindi kikaba cyaterwa no kudakora muvoma ugahora uri ahantu hamwe. Ikindi kandi ubushakashatsi bwavuze ko constipation ishobora guterwa na stress waba ufite mu buzima bwawe. Ikindi kandi ku bagore batwite ino constipation ikunze kubaho cyane, ni ibintu biri normal. Niba ufite iyo constipation ukaba uri umugore utwite, amakara ku kigero cyiza yabigufashamo. Ikindi amakara afasha umugore utwite ni uko amugabanyiriza ikibazo cyo kuba yagira diare cyangwa se gucibwamo. Niba uri umubyeyi ukaba ufite iki kibazo cyo gucibwamo, wafata cya kirahure cyawe cyangwa se cya gikombe cyawe ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'amakara ukanywa, ubuzima bwawe bugahinduka. Ikindi twavuga ku kamaro k'amakara ku bagore batwite ni uko aya makara arinda umugore utwite kuba yagira ibibazo byo kubyuka arwaye, ari byo bita morning sickness, ndetse no kuruka bya hato na hato. Ababyeyi batwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere cyabo bakunze kugira ikibazo cyo kubyuka barwaye ndetse baruka. Niba ufite iki kibazo, amakara ni uburyo bwiza wakoresha kugira ngo kino kibazo kibashe kuba cyakemuka. Ntago twavuga ibyiza by'amakara ariko ngo twiyibagize nuko amakara iyo afashwe ku kigero kiri hejuru kitagenwe abasha kuba yagutera ikibazo cya constipation niba uri umugore utwite. Ubushakashatsi buvuga ko amakara adakoreshejwe neza afashwe ku kigero kiri hejuru atera constipation cyangwa se impatwe. Amakara kandi agomba gufatwa mu buryo bwiza, ukirinda ikintu cyose cyatuma uyafata nabi. Niba ufite ikibazo cy'amara cyangwa se uva mu gihe utwite, ari byo bita vaginal bleeding, amakara ntago yemerewe.
Ikindi twababwira kandi, ntago wemerewe gufata amakara cyangwa se gukoresha amakara igihe wibwira ko ushobora kuyavanga n'inzoga. Gufata amakara ukayavanga n'inzoga ukanywa ntago byemewe, kubera ko za nzoga ziragenda zikanetraliza ya makara ntagire akamaro akugirira mu mubiri. Ntago byemewe kandi gufata amakara igihe uri kunywa indi miti, kubera ko ya makara aragenda agaca intege ya miti yindi uri kunywa, bigatuma utamererwa neza. Amakara kandi, niba uri gufata ibinini biboneza urubyaro, ugomba kwitonda, kubera ko ubushakashatsi bwavuze ko niba uri gufata ibinini biboneza urubyaro, ugomba kunywa amakara nyuma y'amasaha 3 umaze kunywa ibyo binini, cyangwa se mbere y'amasaha 12 igihe uteganya kubinywa. Amakara kandi hari urugero rwagenwe nk'uko tubisanga mu bushakashatsi bwakozwe. Ubushakashatsi bwakozwe buvuga neza ko ugomba gufata miligarama 100. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu atagomba kurenza ikiyiko kimwe cy'amakara ku munsi, kubera ko nk'uko twabivuze haruguru, iyo umuntu afashe amakara ku rugero rutakwiye, akarenza urugero, cyane cyane ku mugore utwite, ashobora kugira ikibazo cya constipation. Mubyeyi utwite rero, gufata amakara ku kigero cyiza cyagenwe bizatuma umubiri wawe umera neza. Bizagufasha kurwanya ikibazo cya cholesterosis nk'uko twabibonye haruguru. Ikindi twababwiye haruguru, amakara azakumarira wowe mugore utwite ni uko azagabanya ibinure bidakenewe mu mubiri wawe. Ikindi kandi, amakara azatuma gaze igabanuka mu mara yawe, ubashe kuba wamererwa neza. Ikindi kandi twababwiye haruguru, amakara azatuma utagira ikibazo cya constipation. Amakara kandi we mugore utwite azakurinda kugira ikibazo cya diare. Amakara kandi wowe mudamu utwite, cyane cyane wowe uri mu gihembwe cya mbere cyo gutwita kwawe, azakurinda ikibazo cya morning sickness, cyangwa se kumva ubyutse wumva urwaye, akurinde n'ikibazo cyo kuruka bya hato na hato. Ntabwo twababwira ibyo ngo tubure kubibutsa uburyo bwiza ushobora gukoreshamo amakara. Fata ikirahure cyawe cyangwa se igikombe cyawe, ucyuzuza amazi y'akazuyazi, hanyuma ushyiremo ikiyiko kimwe cy'amakara, uvangavange, ukore uruvange, hanyuma urwo ruvange rufate urunywe, ubuzima bwawe buhinduke. Ikindi kandi, niba ufashe aya makara, ugomba no kwita ku ngano y'amazi wanyweye. Ubushakashatsi buvuga ko ugomba kunywa amazi menshi mu gihe urangije kunywa no makara. Niba wafashe igikombe kimwe cy'amakara ku munsi, ugomba no gufata ibindi bikombe 3 by'amazi, kugira ngo ya makara agende akore akamaro kayo mu mubiri neza, kandi ntabe yagutera izindi ndwara zitandukanye harimo na constipation. Turabashimiye ko mukomeje kudukurikira kandi mukomeje kutwereka ko mudukunda. Turabasaba gukora subscribe ku batarayikora. Ikindi kandi mutwoherereze comment zanyu kugira ngo tubashe kumenya niba hari icyo mwifuza ko twakongeramo, cyangwa se niba hari ikindi kiganiro mwifuza ko twabategurira, kubera ko duhari ku bwanyu. Turabakunda. Imana ibarinde.